mumeze mute bantu wanjye? No sidino nk'isanzwe nkuko mwari mumenyereye, twari dusanzwe tubatamo amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye ndetse n'amateka yaranze u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Gusa uyu munsi ikintu twabazaniyeho ni ikintu kiganisha ku rubuga rwa Facebook, aho turi buze gusangamo inzira wakoresha zose z'ibanze kugira ngo ubashe kugira like nyinshi kuri Facebook. Abantu benshi bakunda kubimbaza ngese ni gute wapostinga ifoto ikagira like nyinshi kuri Facebook. Tumurangiza ino video ntituzacishwe part 2 yayo turi kureba uburyo wapostinga ifoto kuri Facebook ikagera ikeye nta bintu by'imikoshi birimo. Ya twagiye no kuza no kuri Facebook mu buryo busanzwe. Wamara kuza no kuri Facebook ukaza ahangaha kuri uturongo dutatu turi ahangaha, wamara kuhakanda ukaza ahangaha kuri settings za Facebook, akaba ari ukanda ahangaha. Muri kubona ibintu byose bari kuduha ahangaha, tugiye kugenda turi kuhareba ese ibintu byose biri muno birafunguye. Biba bisabwa kugira ngo utuntu twose turi muno utugire public yaba idahari haba hariho friends of friend cyangwa se haba hariho utuntu twinshi, ariko kose tugiye kugenda tuducamo gahoro gahoro. Ibirakunda turi buze kubikora, ariko uri kubona utanyuzwe twanabikora mu yindi video bitashobotse tukabikora ubushakashatsi tukabikwereka. Kaduhera ahangaha kuri profile locking. Ahangaha ho ntibisanzwe nuko biba bimeze, ahubwo akantu tugiye guheraho tugiye kuza ahangaha kuri story. Ese story zacu ziri public. Muri kubona ahangaha ukuntu bimeze. Ahangaha kuri handitse ngo who can you see your story. Ahangaha muri kuhabona munsi harimo friends. Turakanda hano kuri aka gafresh kari ahangaha. Nitumara kwakana muri kubona ari kudo customers friend accept friends. Muri kubona iri kuri friends. Muri kubona yuko ahangaha kuri public irafunze na gifinga bari kutubwira ngo run away the setting is disabled. Ntago irimo kugaragara. Katurebe niba iri buze gufunguka, aribwo buryo dukoresha. Tuyikora hano muri friends, Facebook yacu tuyigire uburyo buri public ku buryo buri muntu wese ifoto yawe yabasha kuyireba. Katurebe wowe urubonye iyi video iramutse ikunyuze wakanda sub, like and comment, share. Nicyo kintu kiba gikenewe. Biraterwa na internet turi buze kuba ufite. Nge mfite internet nye hano hantu ndi. Reka turebe mw'abantu mwe ibintu nabikora abantu benshi, ariko bagiye niba wagiraga nka like nka 50 uko biri kose ujaje uko biri kose like ijana jaza zirageramo. Ubu buryo wowe nureba video ukayirangiza, wowe tugeranya hanga ukihangana ukareba video mpaka irangiye. Ndizera yuko urahavanye ubumenyi bwinshi kuri Facebook wabasha gukoresha ukabona like nyinshi mu buryo butunguranye. Muri kubona yuko hano ngaha batweretse yuko ibaye public, ariko iri kuri friend. Ntabwo twari twashira muri public, bari kudongo anyone on all of Facebook. Yego ahangaha dushize muri public, buri muntu wese apana inshuti yawe yemerewe kureba ifoto yawe. Ahangaha turahavuye turakanda kuri save, bongera batuzana cancel cyangwa si save, ariho dukanda. Nitumara gukanda kuri save turaza ahangaha nanone tugaruka hano ngaha kuri dusubira hano inyuma ho gatoya, twane kuri aga fresh tuze tureba ahangaha kuri post. Ahangaha ho ni ibisanzweho, ahubwo ahantu tugiye kugaruka ahangaha naho rero kuri harakona niho giye kubabwira. Ahangaha bari kubaza ngo who can you features post. Ese ni bande bagomba kureba post yawe? Ni friend cyangwa betse tuwaje urakanda kuri karaga fresh. Hari mu kwibuka yuko unafunguye iki. Dore muri kubona ko ahangaha Facebook yanje bari bemere kureba amafoto yanje n'aba friend gusa mfite. Noneho hano baguha utuntu twishi ushaka guhita mu friend accept specific friends and friends of friend. Twewe ibi byose turabyirengagiza kuko namaje gufungura public, ahubwo turakanda hanga kuri public kugira ngo ifoto yawe igi ibasha kurebwa na buri muntu wese kuri Facebook yabaye ikunze agakanda like. Akanaka kabiri tuvuyeho. Muri kubona yuko byarangiye hano munsi nuko ko ayisendeka amakanu kari public mwakabonye ahangaha. Tugiye kuzana none dukanda ahangaha kuri followers and public content.
ese ibyo ukora biri public? Katurebe ahangaha. Muri kubona ahangaha ibintu byose biri public, ariko hari akantu kamwe katari public. Muri kubona ahangaha public profile info iri public, public post notification biri public, byose maze kwifungura. Who can comment on your public post, nazo ziri public. Who can see the people page and read your flow, nabyo biri public. Who can see your followers on your timeline, ibi nabyo biri public. Ariko hari akantu kamwe katari public, aka kantu kadafunguye ntago wabasha kugira like nyinshi ku rubuga rwa Facebook. Ahanditse followers and public content, who can you follow me. Ahangaha ese abana gukurikira turaza dukande ahangaha kuraga fresh, nitumura kwakanda. Muri kubona yuko byari biri hehe kuri friend. Tureta tuze dukande hano kuri public, nayo tugire public kugira ngo Facebook yacu yose ibashe kuba public. Muri kubona yuko ahangaha ibintu byose byabaye public. Ahangaha tongera tuze dukande hano kuri aka fresh kari hano ku ruhande, ariho dukanda tuze turebe ese ni he handi hantu. Kadukande na kuri active status turebe niba naho babidu. Ahangaho muri kubona yuko birafunguwe, show when you are active, birafunguye. Ahangaho wemerewe kureba status. Hari uburyo status ziba zifunze ugasanga umuntu ntago zirebwa. Turongera tuza ahangaha handitse kuri profile and tagging turebe naho. Muri kubona naho ukuntu bimeze, ahanditse bari kuduha profile and tagging, view and sharing. Bari kubona bari kuduha ngo who can post on your profile. Abo kunyakatubaza who can see what other post on your profile. Tugiye kuza twande ahangaha kuri who can post on your profile, ariho dukanda. Nitumara kuhakanda urukubona ahangaha bari kuduha honor me. Ese ushaka kureba unange gusa iyi Facebook bari nshasha ariho nyifungura, ntago public ho twayishyiraho, ahubwo turaka ahangaha kuri friend iri niho turi buze. Hari abo murasanga karanga kuri honor me wowe gusa, ariko turakanda kuri friends inshuti nyine zose. Dukande save, tugaruke ahangaha kuri who can see what other posts on your profile, naho dukande turebe ese ibintu. Hano ngaba bari kuduha honor me wowe, ahangaha honor me cyangwa special friend cyangwa friend accept cyangwa friend. Ahangaha naho bikuri friends of friend niho turi buze kukarekera, kuko nibo bantu ntago ha public, ntago ahana public zihari. Turaza kujya dukande ngo who can see post your tagging on your profile, naho turebe. Muri kubona ahangaha nukugenda ukureba, wabona kuri friend as friend ukagakandaho, wabona hari public ukahakandaho. Dore nuko bimeze. Ahubwo ibi byose reka tubyirengagiza, noneho utunabwo n'utwibanze nyine wakurikira kugira ngo ubashe kubona like nyinshi ku rubuga rwa Facebook. Turongera tusubire inyuma tuze dukande ahangaha kuri notification turebe nazo notification zacu ziri public ezo. Noneho ikintu kibanza tugiye kureba, tugiye kuza ahangaha ibintu wakora ukimara gupostinga ifoto. Turongera dusubira mu buryo busanzwe, noneho tuze ahangaha ku foto nyirizina. Nitumara gukanda ku foto nyirizina, uraza umere nk'ujye gupostinga ifoto. Ubu n'uburyo njya kubereka bwo kwifashisha iki naga cyo gihe cyane cyo gupostinga. Murabona iyi foto niho iyi foto mbundi niho iyi foto ntago iyi Facebook ntago imaze igihe niho nyifungura muri ntago imaze igihe, kuko murabona amafoto mfiteho afite like dore 30 ningahe, kandi Facebook murabona abantu abafredi mfite ntago bahagije ku buryo bagira zira foto. Reba murabona yuko ahangaha hari abarayikazi 37 na dore nahangaha, kandi mu foto mu muntu kandi nta abafrendi benshi mfite bahagije. Ahubwo tugiye kureba uburyo wabona like nyinshi. Turaza tukande tugiye kubanza twa posting ifoto, nkwereke uburyo ukimara gupostinga wakoresha. Uraza ukimara gupostinga ifoto, uraza umere nk'ujye gupostinga ifoto, uzahanga kuri upload photos uhakande. Ibingibi ngiye kuberekana ibyibanze ibingibi ntago turabitindaho. Nitumara kadushaka ifoto dushiraho, nitumara gushaka ifoto dushiraho urugero kankande nko kuri iyi ngiyi ariyo dushiraho. Nitumara kuyishyira twande update turikubikora fast tuze turi refreshing, turi ifoto yacu niba yahageze, ifoto yahageze. Noneho ikintu ubasha gukora ukimara gushiraho ifoto dore ni iki ngiki, uraza ugakanda hano ngaha kuri
sorry uraza ugakanda hano kuri ahangaha kuri akantu ka kamera, wamara kugakandaho ukaza kuri si profile pictures, ukaza kureba ifoto ikuranga. Wamara kuza kureba ifoto ikuranga ukaza ugakanda ahangaha kuri aka gasirogo kari ahangaha ku ruhande kariho akarogo ka Facebook, hariho n'agatwe k'umuntu, akaba ari kukandaho. Wamara kugakandaho ngo make profile pictures, you can change your profile pictures at any time. Agakanda okay. Wamara kugakandaho ugasubira inyuma ukaza ukarefreshinga ukareba ese ifoto yavuye. Muri kubona yuko amafoto agiye kuba abiri. None ukimara gukora ibi uhita uza hano ngaha, amafoto murabona yuko abaye abiri. Ukimara gukora ibi uraza urahita uja kureba munsi ya video indi mperutse gukora yo kubereka uburyo washyira ifoto kuri Facebook. Urahita uza usibye ifoto ya kabiri hasigareho ifoto ya mbere. Numara gukora ibi uhita uza hano ngaha kuri Facebook yawe uyishyire mu buryo uhindure switch mode, nyine mu gihe iri muri basic mode ushire muri switch mode, dushiremo muri use data. Urugero tugiye guta dushaka umuntu tugiye gukoreraho, urashaka ifoto itahatinze ariko y'umuntu ufite like nyinshi. Urugero kadukande nko kuri kano pictures turebe ese ibi bintu birarya, ibintu birakunda. Wana nabikoreye benshi ariko birakunda. Murabona yuko afite like urugero ariko wowe ni urugero ngiye kuguha kuko iyi foto yamaze igihe. Twebwe byose turabyirengagiza katukore ureba foto ifite like nyinshi, ureba umuntu w'umustar ugakanda ahangaha hari utu stickers tw'abantu baba bakunze ifoto ye ukaza kuyireba. Noneho ukaza wamara gukanda ahangaha ugiye kureba abantu baba bakunze ifoto yiwe, ukaza kureba ese ibi bintu birakunda. Yego ukuntu ukuri ntago ari ibinyoma, ibintu birakunda rwose, ibi ntago ari ibinyoma. Urabona ahangaha murakubona ahangaha ukagenda urakanda kuri add, ushaka ukagenda ukanda kuri add ahanditse add. Ariko abangaba bariho tuno dufresh kwa messenger, abangaba basanzwe ari inshuti zawe, abura birengagiza ubwo ukajya ukanda hano kuri add ukagenda wongeraho, bituma ifoto yawe ibasha kugira like nyinshi mu buryo bwihuse. Niba wagira cyaze nubikora, niba wagiraga like 40 uzaje ugira like nka 90 zizajya zigeramo. Ukaza ugakanda ahangaha uri gutaginga ku ruhande ukagenda ari ukanda. Wamara kuhakanda ukaza ugasubira ukaza ukareba naha gutyo ukagenda ukaza ukareba naha ngaha aho twose ukagenda uri gukandaho. Abantu bose abangaba ifoto bakishyira ko kanya, bituma abangaba bakunze iyi foto nawe yawe bayikunda. Nabo ibintu bya like back rwose nk'abantu babajene mujye mubyirengagiza. Ibintu bya like back ntago ari byiza. Numuna kubona mu bujangwe ibi bintu muje mubyinda bya like back ngo ya wowe kora cyane Facebook ubundi ewana bizakunda, ntugacike intege. Gusa iri ni ryo somo nawe wateganyirije uno munsi nyine. Mu gihe ubona ino video igufashije wabikoze bigakunda, wakora sub, like and comment, share. Wowe umaze igihe hano muri uyu muryango ndagushimiye. Nawe urimo kureba iyi video nagushishikariza gukora sub kuko hari byinshi tuzigezaho kuri uno muryango. Murakoze, imvura igwa n'isubira.